Kristo Yesu akuzwe. Nkomeje kugushimira wowe ukomeje kubana natwe. Nyagasani aguha umugisha. Waba wakoze subscribe cyangwa se abone, waba wakoze like cyangwa share, waba utabikoze ukadukurikirana, biradushimisha kuko uramutse uhindutse ku bwacu byadushimisha cyane. Roho nzima itubura mu mubiri muzima. Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse nk'uko bisanzwe Mukandengo mukomeje kubana. Ubifuriza kuzagira iherezo ryiza ry'ubuzima igihe muzaba mwavuye kuri iyi si. Kristo Yesu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Senshuri yo kwicuza ibyaha Nyagasani. Ibyaha nakugiriye byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya runtunze ukandengera iteka, kandi abyangiye ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima yawe kwemera bagukunde. Wohereze Roho wawe byose bibishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristo Yesu akuzwe. Ese wowe nkurikirana warabatijwe? Ese wabatijwe ute? Ese wabatijwe ku gahanga? Ese wabatijwe mu mazi menshi? Kristo Yesu akuzwe. Yaba ku gahanga, yaba mu mazi menshi, hose ni ukubatizwa. Nuko abenshi abantu bo mu minsi ya none bavuga ngo bakujanditse mu mazi menshi nibwo ubaye umukirisitu wa nyawe. Reka ntibazakubeshye. Reka twisomere ijambo ry'Imana riboneka mu Banyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 20. Noneho rero tugahita tugera ku murongo wa 23, tukongera tugasoma umutwe wa 3 umurongo wa 1, tukagera ku murongo wa 4. Abanyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 20 kugera ku wa 23, n'umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Kristo Yesu akuzwe. Haranditswe ngo, bavandimwe, ubwo mwapfanye na Kristo mukagobotorwa ku by'isi, niki cyatuma mugenza nkaho mukiri ab'isi, mugakurikiza bene iyo miziro ngo wifate iki, cyangwa ntusomeho, cyangwa ntukoreho, kandi ibyo byose bizashira. Mukibikoresha ngayo amategeko n'inyigisho z'abantu, koko ibyo byose wagira ngo birimo ubwenge cyangwa ngo bigamije gushimisha Imana ku kwicisha bugufi no kwigomwa, nyamara nta kamaro bifite na gato ko gucubya irari ry'umubiri. Kristo Yesu akuzwe. Reka dukomeze ku mutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Ngo ubwo mwazukanye na Kristo nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe nawe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ryisesuye. Kristo Yesu akuzwe. Wasobanukiwe?
Abanyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 19 kugera ku wa 23 n'umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Kristo Yesu akuzwe. Wose dusobanure cyangwa nawe basobanukiwe nkanjye, ariko ufite icyo ukuyemo nanjye nkagira icyo nkuyemo, reka dusangirire hamwe. Mu by'ukuri abantu bazi yuko kubatizwa ari ukugenda bakakudubika mu mazi menshi ngo ndakijijwe. Abantu bazi ko kubatizwa ari ukugenda bakagusuka amazi ku gahanga ngo ndabatijwe. Kubatizwa kwa nyako no kujya kubatizwa yaba mu mazi menshi yaba ku gahanga, niba hari n'ahandi simbizi ariko aho niho nzi, ariko ukabanza kugenda wibutse amakosa yawe yo mu bwana, wibutse ibibi byawe wari umazemo iminsi, ubundi bagushyira mu mazi bakubatiza ku gahanga, ibyaha byawe byose urababarirwa. Yaba ibyo wibuka yaba utibuka urababarirwa. Ubaye umukirisitu mushya. Abakristo rero babambanywe na Kristo bazukana nawe. Ubuvutse bwa kabiri iyo umaze kubatizwa. Wemerewe gutangira rwose urugendo rwo kuvuga nawe bya Yesu Kristo ukamuhamya. Hari ushobora kwibaza ese Marie Clarisse Mukandengo ko muzi ko twavukanye, ko muzi ko ntawe yigeze yiga ibijyanye na Bibiliya, ni kubera iki asomera ijambo ry'Imana noneho akabasha kurisangiza abandi? Reka iyo ni imyumvire yawe ishaje. Turi abakristo twabatijwe yaba mu mazi menshi yaba ku gahanga, twiyuhagira ibyo byaha byose. None uyu munsi turi kumwe nawe, nitwemera ko ari umwami n'umukiza mu buzima bwacu, azatugeza mu bwami bw'Imana. Ariko nutamwakira nk'umwami n'umukiza bakakumenaho ayo mazi ku gahanga ugaca ukagenda, mu busambanyi ndiyo, mu businzi ndiyo, mu bujura ndimo, mbese muri ya migenzo yo mu Banyagalati 5:18 ugakomeza. Icyo gihe uzaba uri kwangiza roho wahawe. Noneho iyo ukomejwe rero nkatwe muri kiliziya yari ibindi, uhawe roho mutagatifu. Nta kintu ushobora gukora kibi uri kumwe na roho mutagatifu. Niba wihannye ibyaha ugasaba roho mutagatifu imbaraga, araziguha. Kristo Yesu akuzwe. Umukirisitu mu rugendo n'ufite roho mutagatifu. Umukristo mu rugendo ni wa wundi ubanza kubaza Imana ati Mana nkora iki? Ni wa wundi ubaza roho mutagatifu ngenze nte? Uwo ni wo mukristo. Hari ukuntu rero twitiranya ibintu. Nk'ubu ndi umumama, ugasanga uyu munsi wa none ntago wantandukanyiriza n'indaya yibereye mu kabyiniro. Abantu b'indaya mu mbabarire, cyangwa abasireyi kwini mwese aho muri ndabasuhuje. Kristo Yesu akuzwe. Aho muri ni mu kazi, ndabemera cyane muri mu kazi, ariko akazi murimo kazarangira ryari? Amafaranga mukorera ese arabatunga arahagije? Ese muzayakorera kugera ryari? Mumbabarire ndabasuhuje. Ariko weho nubwo ngusuhuje ntabwo nkuvugaho byinshi uri mu kazi kawe. Ikibabaza noneho ni wa mubyeyi, wa mumama ushinzwe kurera abana, yabyaye akabatoza inzira nziza igana Imana, ugasanga niwe noneho uri kubayobya inzira igana Imana. Ugasanga niba uwo muntu nari mvuze mu mbabarire
yiyambariye umwenda mugufi cyane wenda nka santimetero runaka ntavuze, nanjye w'umumama ndashaka kwambara gutyo. Ese ninambara gutyo umwana wanjye azambara iki? Ibaze nanjye nibaze, turengere roho y'uriya mwana. Ese ningira gutya nkajya kuvuga ngo ngiye gukora ibitajyanye n'ububyeyi ndimo, umwana niwe uzabikora? Iminsi ya none abana bishoye mu biyobyabwenge, iminsi ya none duhangayikishijwe n'urubyiruko ruri mu busambanyi, iminsi ya none umumama aritwara gutyo ntiyibuke na wa mwana yasize mu rugo ko akeneye uburere, bikarangira umwana yangiritse. Nutamuha uburere wewe nk'umubyeyi we, azajya kugisha inama abamugira inama mbi. Azahaguruka ajye kugisha inama umukobwa azi w'indaya, birangira amushoye mu busambanyi. Bizarangira agiye kugisha inama umuhungu w'inshuti ye, birangira ari we umusambanyije. Bizarangira niba ari umusore agishije inama mugenzi we, birangire ya nama mugishije noneho ibaye yo kumushora muri bya biyobyabwenge. Kristo Yezu akuzwe. Mubyeyi, nshuti y'Imana, reka turerere Nyagasani kugira ngo umunsi tuzava kuri iyi si azatubwira ati se roho nagushinze ziri hehe? Nawe umubwire uti roho wampaye ngizi ndazizanye. Uyu munsi umwana wakunaniye, uyu munsi umubyeyi wakunaniye, uyu munsi umugabo wakunaniye, uyu munsi umugore wakunaniye, wimwakira ukundi. Nubona ari mu bintu bidasobanutse bihoraho, menya ko ari umusaraba wawe. Tangira wigwe gutwara umusaraba wawe, ku munsi w'urubanza uzabwire Yezu uti Yezu, umusaraba wampaye nguyu ndawukuzaniye, ngaho mpemba. Nyagasani azaguhemba. Itware neza rero ko muri kumwe uyu munsi, wirwaza roho ye, wigirira nabi ubumuntu bwe, ahubwo mwereke ijambo ry'Imana. Uwo mwana umwereke ishapure, umubwire uti mwana wanjye, nubona bikomeye uzajya ubigenza utya. Umwereke ngo akira ijambo ry'Imana, umunsi byakuyobeye uzafungure uzasubizwa. Wijya kumushora mu bidafite 12 cyangwa se ngo umujyane ahandi hantu nkaho ngaho ho kurimbuka, kubona wambaye umwenda mugufi nawe akawambara. Aha hantu rwose nshuti mubyeyi wanjye cyangwa nshuti dufatanyije kurera abana, reka tugerageze gucungura roho z'aba bana. Nawe mubyeyi, nawe wabashe kujya muri aba basireyi kwini, cyangwa se wabashe kujya mu mwuga w'uburaya, ukabyara umwana ukagenda ukamujugunyira umubyeyi wawe, cyangwa ukagenda ukamujugunya n'undi muntu mudafitanye isano, ibuka ko uyu mwana ari Imana yamuguhaye. Banza urere mbere yo kwirukira muri ubwo buzima bw'uburaya. Niba bikunaniye, aho kugira ngo ubyare, hitamo kuyoboka inzira zo kuringaniza urubyaro leta izishyiraho, na Kiliziya idushyiraho uburyo bwa kamere. Yoboka inzira imwe muri ibyo ngibyo bitewe n'inzira wewe ushaka kuganamo, ariko we kubyara umwana ngo umubyarire mu bikomere, umubyarire mu buzima bw'uburwayi bwo mu mutwe, kuko azangirikira iwanyu. Ntabwo azafatwa nk'umwana, inshuro nyinshi azafatwa nk'umwana wo mu gisambo, cyangwa se umwana w'urukundo, cyangwa se bamwite andi mazina. Nshuti mubyeyi, irinde guhohotera uyu mwana bene aka kageni. Niba uhisemo kubyara, hitamo no kurera. Niba bikunaniye byose rero, aha ntabwo turi kumwe. Kandi igihe uzumva wabihaze burundu, uzibuke kugarukira Imana, uze mu murongo muzima, kugira ngo utazasaza uri umukecuru cyangwa umusaza, ugasaza
uri gushaka gufata noneho utwana dutoya ku ngufu kandi ushaje. Kristo Yezu akuzwe. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva, ko wasubije inyuma waje aguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagareho kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, byumva byiteho. Amina. Bikira Mariya utazanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.